kubaza ikintu kimwe ndi mu kiganiro. Emerine igihe The Ben ajya mu Burundi ndetse no mu Bugande Emerine yigeze ajyana nawe cyangwa Emerine yarabeshye ntago yigeze ajyana nawe mu Burundi? Jonzi n'ibyo yavuze ntago nakurikiranye ngo menye niba ibyo avuga ari byo cyangwa atari byo. harimo abari kuvuga ko yaba yarateguriwe script iri ari discours baba baramuhaye. Mu mboni zawe bibona gute? Nanjye mbona wenda usibye iby'i Burundi na Uganda ndavuga ku bijyanye na biriya yatangaje kuri biriya byabereye i Musanze. Yego. Nanjye mbona iriya ari script kabisa, mbona ari ibintu nyine byahimbwe kugira ngo bacubye ibyari biri kujya mbere. Yego. So urakoze cyane. Kurikirana bamukurikirana ntago bingana. Ninkora icyaha mfite ndebwa n'abantu 10 saburebwe n'ibihumbi 100 ari bazakurikirana ngiye gukora icyaha. Mu mategeko nawe bakwiye kugukurikirana. None kukiyago azana umwana wa Jay Polly ataruza imyaka y'ubukure ikiganiro kikagumaho ntiyagire n'umuntu amubaza ibyo gukundana. Amubaza ibyo gukundana. Emirene amubaza na Beni. Yego. Akaza akigisha ijambo ry'Imana nakurikiranwe. Yego. Ariko Murungi Sabe yazana hani agakurikiranwa. Nukubera iki? Ndashaka kukubaza. Amubaza ibyo gukundana. Nuvuga ngo niba warakuri iki kiganiro cyangwa nawe uri kubaza utaragikurikiye mu kiganiro ukuntu byari bimeze, Sabe yabazaga uriya mwana ibibazo bikomeye, ibibazo byamucarenjinga mu mutwe. Ariko Beni araza akavuga ati ndabizi, akagisha ijambo ry'Imana, akavuga ibintu nk'ibyo nyine byerekeye inzira ya Gikristo, sibyo? Ariko ntagire namubaza ngo aba naba barakundana. Yego. Usko byakuranya amubaza ngo banaryamana iyaba bizi. Kandi uriya mwana bitewe n'ukuntu afite IQ hejuru ntiyari no kubuza icyo asubiza, ntabwo yari kukibura. Tukiva kuri iyi ngingo, urabona urwego rw'igihugu rushinzwe imiyoborere ya RGB byari bikwiye ko rwaza muri ibi bintu bya YouTube cyangwa habayeho kwivanga? Ntago ari kwivanga, sakazi kayo se. Nta kazi kabo. Ntago ari kwivanga, ahubwo bagakwiriye gufata umwanya buri YouTube yose ahubwo bakayireba. Impamvu ahubwo byese bigira kwa Sabe, byese bigira area impact imeze kuriya. Akira umuhungu wanyu muramubona musore ngo bimeze bitera? Urabizi neza ko ndi umusore. Nta meta ndi kukubonana. Nago kuba ufite umugore ari uko ufite impeta, ushobora kuba mufite mu buryo butemewe n'amategeko mutarasezeranye. Wowe nabo byemewe n'amategeko. Ushobora no kwisiga ku bwumvikane bwanyu wenda kugira ngo idasaza. Impeta yambaye irasaza. Gusa wenda gihari cyo ndi umusore, ndacyari ingaragu. Ushima Imana. Yego, n'abantu bakeya. Ahubwo ikibazo mba nibaza, iyo introduction yawe urabizi ko abantu bose tuzi Icyongereza, ngo yeyeye uvuze mu Kinyarwanda ukavuga ati ndizera mumeze neza, byakunaniza iki? Ariko bakongereza amanyirankuru bari abantu bo hanze y'igihugu. Hoye naho mbakure baze. Nuvuga ngo abacu abari mu Rwanda tutumva ururimi ntago udukeneye. Kuko urabona badukeneye abantu bavuga Icyongereza n'abavuga Ikinyarwanda. Nuvuga ngo nyine abavuga Ikinyarwanda batumva Icyongereza ntago dukeneye. Oya mwese ndabakeneye. Niyo mpamvu ikiganiro tugiye kugikora mu Kinyarwanda ariko intro nayo kubise mu Cyongereza. Nabonye harimo abantu benshi bagize anniversary ba Aimé Bruston ko yagiye he. Ariko se wa mugari yagiye he? Mana mujema afite ijwi ryiza. Ngo nujye narize arya Sierra. Yagiye ba Aimé Bruston. Mukorogo yari mumereye nabi. Ntago mbizi niba yarigeze ayise bura yigeze ayitera. Bro, Aimé Bruston atangira umuziki muza ari urukara. Nyuma yaje kuba inzobe. Yenda wa muhanzi we yagiye muri Amerika, yagiye Chicago. Arangije agarutse aravuga ngo ni izuba ryinshi ryaho turabyemera. Ariko Aimé Bruston no mu Gatsata bizuba. Mu Gatsata umungu wo mu Gatsata rwose. Amari mu bantu bigeze kugira aba diaspora benshi. Me yarakunzwe. Ariko mwibukaza ni kiganiro cyo kurya inkoko. Ari azumundi cyagiye amafaranga yarabuze. Inkoko zarashize man. Inkoko zirahari ahubwo amafaranga ashoboye kuba yarabuze.
amafaranga yarabuze kabisa. Aime Ibyo Brewston- uretse nzi ibyo byinshi arebye nabi namudarapa ariko reka muhereze. Uzi impamvu se tugomba kumureka? Kamuhereze. Asa nk'uwaravuye muri aka gakino reka tumwihorere. Hari n'igihe ushaka kumuvugaho ugasanga nibwo agarutse mu gakino. Asanga nubwo twamugariye mu gakino. Kugarura uwigaruye se. Garura uwigaruye. Oya kuva gakino yakavuye muri reka tumureke. Umwande bagize anniversaire se ni bandera. Nahoze mbona Aime Brewston, nahoze mbona umukobwa w'inshuti yanjye witwa Janine, ni benshi. Yego. Nawe ubishakire. Nawe tuzuranye bagize anniversaire. Mese ntago muzi. Aime Brewston ndamuzi. Mese gute ntago muziranye? Oya yavuye mu gakino buriya yavuye muri aka gakino. Mana iyo umuntu akuvuze haba ari amakosa buriya. Aba ari ikibazo kabisa. No gufata umuntu nka Miss Jojo yavuye mu gakino warangiza ukamugarura muri ibi bintu byacu. Barane n'abakire wa muntu reke wenda yemewe sinzi umutungo afite kunungana. Gusa bari ba Miss Jojo, ba Miss Chanel barane n'abakire mu buzima busanzwe bafite amafaranga. Kugira ngo azajye kugarukamo hano no kwidarapa. Niko nabyita. Oya bwo afite ambassade akorera hari amafaranga yo barayafite rwose. Arumeze utese handi. Ni ndashima Imana n'abantu bakeya. Ni hashimwe rugira ukidutije ubuzima. Ndizere ko mumeze neza cyane. Mwe mukurikiye KGB, mukurikiye DGTV show. Nizere ko mumeze neza cyane. Ndacyari Clever wanyu nkaho nagiye. Ndacyari umugaragu w'Imana nushaka kunyite Mr. Man of the People, Mr. Confidence. Tuje muri operation ndabyivugiye. Ntabwo ndindira kabimbaza. Bitewe yuko tuba turi gutinda turi kurambirana ariko noneho reka twizanire twigire mu byacu. Twigire muri operation. Byari nibatumenyeho. Ibyo mwatumenyeho ndetse na n'ubu tugomba gukora. Turahera hano rero. Hari indirimbo yari igiye gusohoka ititiza umujyi. Tugenda tubona ama prank menshi, twarabanje tubona prank ya The Ben. Yego. Yikoza kuri Instagram story arandika ati enough is enough. Kumbi ngo nagatwiko bari gutwika indirimbo bita Sikosa. Yego. Undi mugabo bita Element nawe yikoza kuri Twitter arandika ati as soon as possible. Indirimbo murayibona. Yego. Kumbe bagira ngo bakore attention yacu. Indirimbo nijya hanze tuzashiduke twese tujye kuyireba. Yego. Iyo ndirimbo ni indirimbo bita Sikosa. Indirimbo yagiye hanze ariko ikijya hanze abantu bagiye kubona babona like ziruta views. Ibivuga neza. Yego. Ibyo bintu nkawe nka Clever nk'umusesenguzi bya bintu wabibonye gute? Oya wikirirwa guca kure. Ira ndirimbo yaguriwe views. Ahubwo umuntu wabikoze wabaguriye views yari niba navuga ko yibeshye niba navuga ko ari ubuswa niba wenda yarazibagurira yanyweye inzoga niba si nyine nta wabimenye kuko ruvuga ngo byitwa ko like uyibona ryari cyangwa se views ku bantu wenda badakoresha YouTube tuze kubasobanura neza. Ruvuga ngo iyo umuntu agiye kuri YouTube arebye video yawe amasegonda agira muri 30 views iriyandika. Hari n'igihe yandika ayo masegonda 30 tuzuye. Nuvuga ngo umuntu niba ndibuka rifite ibihumbi mbanza ari 4 bya niba atari 6 bya like niba ndibuka neza ifite views ibihumbi 3 niba gutyo birengaho. Nuvuga ngo iyo umuntu agiye rero agakanda kuri like biba bivuze ko niyo ndirimbo aba yayibonye. Niba yaragize ibihumbi 6 urukumva bya like ifite ibihumbi 3 bya views means ko baguze views na like noneho umuntu wa views zigatinda kujyaho hakajyaho like niko byaragenze. Ikindi bira bintu byahise bituma inarebwa ubu ngubu ndakeka imaze kugira yamaze kuzuza miliyoni mu minsi ne ejo yari ifite 300. Ubu nabyo ni ibindi bimenyetso ko yaguriwe views kuko ntago wambwira ngo indirimbo yamaze iminsi umunsi umwe ifite ibihumbi itari yageza mu 300. Iminsi biri noneho isa nk'iyavuye hiti ego isigera miliyoni. Yego ibyo nyine yego n'abastari harimo n'abantu bafatira ndirimbo bagashaka kubihuza n'ibyo The Ben yakoreye Musanze ngo yaragatwiko kandi ntago yaragatwiko ahubwo nawe yisanze byabaye. Ibyo mujye bintu mujye mukanze ndebe Sikosa imaze kugira yagize miliyoni imwe n'ibihumbi hafi 100. Sikosa mu minsi ne rwose yego ibihumbi miliyoni imwe mu minsi 5 miliyoni imwe n'ibihumbi
ijana uko ifite miliyoni 1.1 m ubwo ni miliyoni imwe n'ibihumbi 142 Yego. n'abantu 47. yego niyo imaze kugira dushobora kuva ejo ushobora kubona ifite miliyoni 1.500 kandi ni indirimbo itagira yego irakunzwe ariko ntabwo ifite hiti nk'iyo yama uburyo twari tuyiteze ntabwo ariko twari tuyisanzwe ntabwo ariko twanayisanze ko twayiteze ntabwo ariko twayibonye mu magambo make bivangira indirimbo numvaga izaza imeze numvaga izaza imeze nka Jugumira za Moromita za Fudetwa imeze nka Ruzi Control iriya ya The Ben na Melody nako na Meddy kuko uburyo icyambere Kevin Kade agezweho The Ben n'umurigende agezweho sibyo nuza Element ni umupro mwiza kandi ukunzwe n'abakobwa agezweho The Ben agezweho mu kintu The Ben agezweho none sindirimbo isotse The Ben batamuvuga buri munsi ntabagaburiye aba YouTube nyine niyo mpamvu mbwire ko tuya kose ari udutwiko yategurira ariya ntabwo ari agatwiko tukajya gukurura umuntu ikariso ariya ntabwo ari agatwiko ariko kuki muvuga ko ari ikariso ntuza Emerine yarivugiye ko yakuriye ishanga kuki muvuga ko ari ikariso erega nahoze mbona ntuza Fonsina na Kiramani nabo barayikoreye challenge Kiramani agakurura ikariso y'ingwe nago we nyirubwite yivugiye ko ari iki nyirubwite ariko natwe dufite ubwenge man niba Emerine aje akavusobanura ibintu harimo n'abantu bavuga ngo ni discours ni script bamwandikiye reka ngusobanurire uriya mukobwa arivuye ati ngiye Burundi nari mari yego kandi abantu bajyanye na The Ben Burundi bakaza bakavuga bati uriya mukobwa i Burundi nta wari uhari abanyarwanda twari duhari turizi yego mbaze umuntu wagiye i Burundi hamagara umuntu bita Pundit umubaze uti umubwire ko turi mu kiganiro umubwire uti ko ari i Burundi Emerine uyu waje mu kiganiro none se ubu niba Pundit ataramubonye ariko ni mu gihe n'abandi bose bro Pundit hari igihe bataramubonye n'abandi bose ubu ba Fred ntabwo bamubonye muhamagare ubaze ati Emerine yigeze umubona i Burundi none se ireba imbaga yari iri Burundi kuningana yegera mu bihumbi 300 mu Rwanda twarabonye mu Rwanda yaraturutse abanyarwanda bake ariko bagiye mu Barundi ubu uwo nguwo Fred cyangwa se Pundit cyangwa se ba Joshua bagiye mu Burundi bose twaganirije batubwiye ko mukobwa nawe bigize babona none se bamona icyambere ntago Emerine yari hit abaye hit ejo bundi YouTube oya bamukurisha YouTube yarayizi YouTube narinzi twayimenyeje bundi agiye kwande agiye kwasaba ku Isimbi gukora ikiganiro sibwo mwamenye YouTube abenshi nuburasa ahubwo yego nukuvuga ngo nubundi yari asanzwe ari ushaka gusanga i Burundi yaragiyeyo ariko kuko atari umustar atari The Ben atari yarakuriye agashanda urumva agaki ni shanga ni shanga yego uko ni by'abakobwa sijya bimenya ngo yaramubaje ngo nawe wambara ibintu by'abapfumu asibwo niboranirije ya video wigize ubona ibyo bintu babiganira ubundi kuri amukobwa mana ahubwo wowe banzura bire yari kanza yavuze ngo kubiba yarabivuze ko yarabivuze no muri video abantu bayifite basubiza inyuma The Ben agikuriye ishanga esaba ngo yego none se aya magambo yaje akavugira The Ben wanarije video ndakuzi nyine ibintu bya video urabikurikirana yego wigize The Ben ubona afungura umunwa we oya The Ben we yarasetse nakina ntago uvuga ko yaje mu kiganiro avuga ngo The Ben ngo yamubwiye ngo wambaye ni ibiki ngo cyangwa nawe wambara ibintu by'abapfumu nawe wambara ibintu by'abapfumu niko yaje avuga ayo magambo yose The Ben yigize avuga njye niho mera aho mvuga ko biriya bintu ari script banditse bakayimuhereza bakamubwira ngo jya kwa Sabe ubisobanure kuko ibintu byose uriya mukobwa yavuze hafi ya byose yego ni ibinyoma hoya ntago ari ibinyoma ariko se rero abanyarwanda muransetse kambaze ubundi kwanza reka mbaze nuza allo Fabri meze neza ndashaka kukubaza ikintu kimwe ndi mu kiganiro Emerine igihe The Ben ajya mu Burundi ndetse no mu Bugande Emerine yigeze ajyana nawe cyangwa Emerine yarabeshye ntabwo yigeze ajyana nawe mu Burundi nzi n'ibyo yavuze ntago nakurikiranye ngo menye niba ibyo avuga ari byo cyangwa atari harimo abari kuvuga ko yaba yarateguriwe script iri ari discours baba baramuhaye mu mboni zawe bibona gute
nanjye mbona wenda usibye iby'i Burundi na Uganda ndavuga ku bijyanye na biriya yatangaje kuri biriya byabereye i Musanze. Yego. Nanjye mbona iriya ari script kabisa, mbona ari ibintu nyine byahimbwe kugira ngo bacubye ibyari biri kujya mbere. Yego. So urakoze cyane, ndaje nkuvugishe mukamve mu kiganiro. Uyu ni umunyamakuru kuri The Choice. We aremeza yuko nawe ari script. Ntago ari kure yanjye. Ibyo ndimo nkubwira. Ese ubundi mwemeza ko ari script gute? Uzi impamvu tubyemeza? Turagenda ku bintu yavuze. Nuvuga ngo ikintu cyari ni kimwe. N'abantu wenda baza kongera ku video. Wabashije kuvuga ko The Ben utigeze ubona afungura umunwa we. Umunwa we ntabwo yawufunguye rwose. Kandi akaza kwisi. Icyo nzi nuko nabonye aseka kubaba bira bintu kugira ibyo Emeline yavuze kugira ngo bira bintu babiganire byaza gusaba amasegonda 30. Kandi kwifotoza ntabwo byarenze amasegonda nk'umurongo. Kwifotoza ntibyarenze amasegonda 40 no kuhava nkeka ko umunota niwe munini. Ntabwo mu masegonda 30 The Ben ibyo bintu ariko kuko yari kumwaza natwe tubivuge. Ese nawe wambara ibintu by'abapfumu ibiki byari gufata biko byari kugenda kose byari gufata amasegonda atari munsi ya 20 kugera kuri 30 baganira. Noneho ntago The Ben yigeze wende icyo ntahamya nshingiye kuri video ntago yigeze amubaza ngo ibyo bintu ngo wambara ibintu by'abapfumu. Muri video twabonye ntago bavuganye ibintu birenza amasegonda 5 ntago bigeze babivugana byo aho ngaho nabyemeza. Yego ariko ibyo nanone muvuga ngo ni ikariso yakuruye nabyo simbyemera kuko yakuriye gutya Aida shobora kuba ikariso sibyo ariko nanone ishobora kuba ishanga kuko yakuriye ikintu cyarimo imbere ariko nituzi ngo ni icyari icyambere twabonye kuri hasi tuzi icyo yakuruye abantu mu bihakana katariyo Emeline nta kariso yambara niba ari na string niba ari niki ko ntazi no bwoko bwazo abantu bavuga ngo siyo nayo yambara nacyo ni ikindi kintu cyo kwibaza abantu muvuga ko ari ishanga ubundi akwe nanone shanga yari kugaragara kari kuba uriya mwenda w'ingwe Emeline yari yambaye wari umufashe yabari shanga twari kugaragara nanone Abrams ari shanga byari kugaragara niyo bamubwira ngo iriya ni script bamwandikiye wenda ishobora kuba script ariko nanone nta wahamya neza 100% katabishanga ibyo bintu tujye tubyemera sibyo na wahamye katabishanga oya natwe ntabwo twabihamije 100% ariko natwe nyine twanarije natwe abantu bafite ubwenge yego tukumva ibintu yari kuvuga tukareba na video yego tukikoza ni Burundi na Uganda yego nkuko abagiye bavuze ko nta wigize amubonayo yego kandi wakaza avuga ngo ngiyewe i Burundi The Ben naramuherekeje Uganda ndamuherekeza gusa igihari cy'i Burundi ntago yagiyeyo kuko ashobora kuba ataragiye kuko imodoka yatwaye abantu b'i Burundi bagiye hamwe abenshi bagiye umunyamakuru ufite imodoka yatwaraga abagenzi be nta modoka bigeze abagiye i Burundi benshi nta modoka bigeze batega wenda tuvuge ngo bateze imodoka ituruka mu Rwanda ijya i Burundi abenshi bagiye bagenda mu modoka y'abandi niba wenda Pacific afite imodoka akaza kuntwara agatwara na Theo cyangwa se na Shiro bakagenda gutyo ntago abenshi ntago bateze imodoka ijyayo ubwo so sinzi cyetse niba The Ben yaramutwaye mu ndege ko The Ben icyo cyo yagiye mu ndege yego The Ben yaramutwaye mu ndege ariko nanone bamwakira Bujumbura byari kugaragara urumva abantu bajyanye n'umuhanzi iyo bari ugeze ku kibuga cy'indege mu mafoto afatwa muri video zifatwa tubabona mu Burundi ho igihari cyo hari giye bataragiye naho ibyo kwango ni script bishobora kuba bya kuko muri video tubona na amasegonda 30 yashize bavugana ibyo bintu ntabyo pe kandi ikindi ntago The Ben ntago Emeline yabarajyanye na The Ben mu Burundi cyangwa se mu Bugande ngo amubone amufate kuriya wabonye ko nawe yaratunguwe kuba ari hagaze imbere yande ya The Ben yaratunguwe ari umuntu bajyanye i Burundi ari umuntu bajyanye mu Bugande yaba yarasanzwe bamenyeranye yego nkuko nje nawe tumenyeranye ngo akibonye umuntu mutamenyeranye unamukunda ari n'umustari byanga byakunda ugira icyo bita kubwanuka uratungurwa gasanga urashaka kumuvugisha nyine wabonye ko nawe ubwe ntiyumvaga neza uburyo ahagaze imbere ya The Ben kandi ndahamya neza ko iyo aba barajyanye mu Burundi
ukumva bakajyana mu Bugande umuntu akunda yemeza ko akunda kuriya tuba twarabonye amafoto yabo kuko n'ubundi nabo babonye umwanya wo kwifotoza naho uwo mwanya waratanzwe hano The Ben ajyaho rwose barifotoza yego nuvuga ngo tuba twarabonye mu mafoto y'imbere bifotoza ikindi ntago kwifotoza hariya ntabwo byari guba hari igihe bitari kuba ko bari kuba bamenyeranye ubuse abanyamakuru bagiye wigeze babonana amafoto na The Ben kuko nyine basanzwe baziranye yego rero ari igihe ntago ugihari cyo wenda bamutegure script ariko mu Burundi ho ntago yagiye ashobora no kuba atarayiteguriwe ariko mu Burundi ho ntago yagiyeyo yego bavuga bati se Emeline usenya urugo rwa Pamela na The Ben w'icyo kintu nk'iyo ucyumvishije ucyumva gute ntago rusenya kuko hasenyuka ingo zidakomeye kandi urugo rwa The Ben na Pamela rurakomeye ndetse cyane banza umenye ko bari bose bakoresha social media sibyo bose nabastari kuri social media nujya kureba kuri Instagram ya Pamela ubona akurikirwa n'abantu benshi nujya kuri Instagram ya The Ben akurikirwa n'abantu benshi bose bamenyanye basanzwe bari kumwe muri industry ya showbiz sibyo kuko nuza Pamela yitabiriye arushanwa ry'ubwiza Miss Rwanda yarayitabiriye yari umustar urkumva ndetse no kuvuga ko akunda Jay Polly sinzi niba iyo video muyizi avuga ko anakunda andiba umuntu none nuvuga ngo ntago kuvuga ngo niyo yaba ari niyo kariso koko tureke nishanga ntago kakanu kabashwanisha karamutse kabashwanishe n'ubundi baba basanzwe bafitanye ikindi kibazo ibindi bibazo ariko ntago intandaro yava kuri kariya kururishanga ntago wapi rwose wenda ni naba content naba YouTube bari kwikora content kugira ngo wenda barebwe binjize ariko ntago urugo rwa The Ben na Pamela nta sinzi nubwo n'inshuti zanjye ariko ntekereza mu mboni zanjye ko batashwanishwa na kariya kantu niyo yaba ari kariso koko yakuruye abandi bavuga ku yindi kote bakavuga ko ari sikosa bari gutwikira bakavuga bati tuvuge The Ben ko yakuriye ikariso yakuriye ishanga sikosa nayo iri hafi ntago ari sikosa batwikiraga ibyo bintu mubanze mubimenye The Ben ntago ari umwana n'umuhanzi mukuru umuhanzi z'ubwenge ni umuregent sibyo ntago The Ben ari we wo gukora yo gutwikira indirimbo yabo sikosa ngakore buriya buryo hari ubundi buryo ari gukora bwari gutwikira indirimbo ariko adakuruye ishanga ntago ibirabyo kuvuga ngo babikoze kugira ngo batwikire sikosa sibyo kuko The Ben hari ubundi buryo yari gukoramo sibyo yari ari kumwe na Makura bari no kwifotoza banajya Gisenyi banajya ku Kibuye ntago nawe ishyira mu mboni zawe wenda n'abadukurikiye bashyire batekereze neza The Ben ni umwana wo gukora content imeze kuriya ngo ari gutwikira indirimbo The Ben ni wo gukora ikintu kimeze kuriya kugira ngo bamuvuge icyumweru kirenga njyewe mbona industry iri kwerekeza yego mbona na biriya The Ben yabikora kugira twike indirimbo no sikosa niye niya Kevin Kade none ukumva ko nukuvuga ngo yaza kuba ari kugira ngo bayitwikire biriya bintu byari gukorwa igisohoka kuko nibwo ari no kugira feedback nziza kurusha kubikora mbere yenda yabikoze kugira ngo agumwe avugwe sibyo kuko dore ikintu gishobora kuba cyarabaye iriya trend ishobora kuba yarabaye ya kariya kantu urumva bigahita bishyira kuri pressure Kevin Kade yo gusohora indirimbo kuko The Ben yari akiri mu mitwe y'abanyarwanda ashobora kuba barayisohoye vuba kubera wenda iriya trend yabereye i Musanze karakakosa kabaye ariko ntago The Ben yabikoze kubwo kwitwikira yego kuko mbere yaho twe twabanje kubona amafoto ya Coach Gaël na The Ben hariya niho gutwika rero hariya niho bari kuyitwikira neze kucyumva ko birabyo gukurera shanga byo atari kuyitwikira no biriya bintu The Ben nawe ubwo kubikora nawe ubwo yaratunguwe tujye tunavugisha ukuri tureke guca ku ruhande kubikora ubwe nawe yaratunguwe The Ben yisanze yabikoze The Ben usigasira icyubaye hari irindi kosa wabonamo The Ben rimbwire irindi kosa yego none se birabyo kwandika kuri Instagram story akandika ngo enough is enough byose ikosa guteze ntago ari ikosa nise ryabikosa gute ngo mbwira ntabwo ari ikosa guteze hariya niwe yaratwikiraga indirimbo already yarafasha abantu imitima y'abantu asa nk'uyishitura The Ben kuntu muzi The Ben niwo gutwikira indirimbo
akuruyika ishanga. The Ben ni uwo gufata urugo rwe kuko gukura iriya shanga byatumye bigira ingaruka ku rugo rwe, abantu bavuga ko we na Pamela baba bagiranye ibibazo. The Ben ni uwo gutwikira indirimbo muri wa buryo abizi neza ko bishobora kugira negative feedback ku muryango we. Nta abantu babihuza, sibyo rwose, sibyo rwose abe na gato. Abantu rero baragira bati yari arimo atwikira sikosa. The Ben yatunguwe no kubona biriya bintu biba. Oya, n'abantu badukurikira baza kutubwira muri comment uko babyumva. Oya, The Ben yaratunguwe. Ubwo ariko igihe ari cyo The Ben kuba yarakushanga. Yenda watungurwa ukora ku muntu rimwe ukahita ukuraho ukuboko. Ariko ukozeho rimwe urongeye ukoze ubwa kabiri urakuruye. Ibintu numva ari ugutungura. Gusa ikintu nanone umuntu yakibaza. The Ben biranashoboka ko yakururaga ishanga. Kuko iyaza kuba ari ikariso ari gukurura gutya. Yari gukweduka. Ishanga yo akosha. Gutangiye kwigarura. Abari abakobwa none ko abakobwa b'i Kigali bataracyambara amakariso. Ni ishanga. Babishyize ku rundi rwego. Yego, abakobwa b'i Kigali rwose bamwe muri bo baranabyivugira. Ntabwo bacyambara amakariso. Yego, ni ishanga rero. Abakobwa b'i Kigali ntibacyambara amakariso. Muri comment nabo kare ka video barakubonye batubwire niba barabonye yari kuri ikariso cyangwa barabonye yari kuri ishanga. Igihe ari cyo ari na mpamvu tubivuzeho byaranarangiye, ntago The Ben yakoze biriya mu byo gutwikira sikosa, yisanze byabaye. Sikosa igiye hanze rero. Yego. Uko wari uyiteze nuko wayumvishe urabihuza gute? Uko wari uyiteze indirimbo nuko yasohotse ukayumva. Nkaho ubwo ku giti cyawe ino ndirimbo yumvise gute? Iriya ndirimbo narinze ko igiye kuba mega hit. Numvaga ari indirimbo, reba indirimbo igiye Kevin Kade nabikubwiye. Arimo neza muri iyi minsi. Munda arimo neza rwose. Sibyo? Shyiramo element. Turabizi ko indirimbo zose agiyemo irebwa ndetse aranakunzwe. Ni igitsina gore rwose kiramukunda. None ujya ku muri Legend The Ben. Iriya ndirimbo wumvaga igiye kumerita. Nta hit ariko The Ben aherutse. Nta hit byonyine kuba The Ben ari mu ndirimbo byagakwiriye kuba hit kurusha iyo ndirimbo. Oya, bwo The Ben ni Legend. Yego. Niyo yaza akaba mu Vixen gusa mu ndirimbo yawe. Yego. Biba bihagije. Yego. Nawe nyine ku giti cyawe nk'umusesenguzi. Iriya ndirimbo uko wayumvishe gute? Uko wari uyiteze niko wayumvishe? Oya, baradutuburiye. Ko nari nyiteze ntago ariko numvaga nyine ari indirimbo gusa ni nziza. Igihe ari cy'indirimbo ni nziza ariko ntago ari nziza ku rugero yavuzweho, ndetse ntago ari nziza ku indirimbo irimo abo bantu batatu. Irimo producer warayikoreye, element yarayikoreye, irimo Kevin Kade azi kuririmba, irimo The Ben azi kuririmba, irimo element azi kuririmba, ndetse ni n'umupro wikoreraga. Kuko niba indirimbo yarayirimo of course urumva no kwikora neza. Bimwe bavuga ngo gutanga byose ntacyo usize. Ni kirandirimbo nuvuga ngo muri randirimbo yatanze byose ntacyo asize. Harimo n'abavuga ko irandirimbo yabaye yarashishuwe. Nabyo barabivuga. Yego, harimo n'abavuga ko irandirimbo yabaye yarashishuwe, ariko gushishura byo n'umuco nyarwanda mu bahanzi ndetse no muri Afrika biranaba cyane. Ariko The Ben nawe biranaba niba si no muri Afrika gusa. Michael Jackson yajyaga ashishura. Muri muhanzi w'umunyegana yajyaga ashishura rwose. Sina makosa rega hari utuntu yakuyemo. Yego. Rero ntago yaba ari ikibazo. Element ayigire kuri Twitter ubwo yari yandikiye ati iyi ndirimbo nanjye nakuye inspiration kuri Oliver Ngoma. Kuko ni indirimbo yumvishe. Yego. Iyi sikosa ukumva ni indirimbo ya Oliver Ngoma, ujya kumva ukumva araho bihuriye. Yego. Igihe ari cyo yarashishuwe. Yarashishuwe ariko gushishura ntibyagakwiriye kuba inkuru. Ahubwo yashishuwe neza. Ibyo ngibyo nibyo byagakwiriye kuba inkuru. Kuba yarashishuye ibyo si nakubwiye ko na ba Michael Jackson bashishuraga. Sibyo? Gushishura mu bahanzi ntibyakwiriye kuba bibaye inkuru. Aho n'ubundi amanota y'umuziki namwe. Yego. Ahubwo yashishuwe neza. Ntabwo yashishuwe neza rero. Kuko ntawe ku giti cyawe indirimbo batagizemo ide zo kuvuga ngo bayicreatinze buri kimwe cyose yari ugushishura, yari kurusha iyo bashishuye ubwiza. Ariko iyo Oliver Ngoma n'ubundi style iracyari nziza kurusha sikosa. Yego, ahubwo bashishuye neza si bashishuye neza. Wowe ntabwo witaye kuba bashishuye. Kuba bashishuye ntabwo ari inkuru, ahubwo yashishuwe neza. Niba umuntu yashishuye ati yego. Wabonye wagize umwanya wo kwiga kw'icyo kintu. Nicyo ngiye ndi kuvuga. Yego. None cyo kintu ntibyanakuvunnye cyane kuko nibyavuye muri A to Z, ntabwo byavuye muri wowe.
ushobora kuba wahereye kuri N ukumva ujya kuri Z. Rero niyo mpamvu bitagakwiriye kuba gushishura, ntabwo byakakwiye kuba inkuru, ahubwo niba barayishishuye bashishuye gute neza, sibyo bari kurusha iriya Oliver Ngoma, kandi iriya Oliver Ngoma n'ubundi style iracyari nziza kurusha Sikosa. Yego tunabiveho ibyo ntabwo rwose yagakwiye kuba yarashishuye rwose Sikosa, ahubwo bashishuye nabi. Kuba barashishuye si ikosa, ahubwo ikosa nuko bashishuye si ikosa. Yego ikosa nuko bashishuye nabi. Yego nuko rero baratubwira muri comment abadukurikiye, tunabivaho twigira ku yindi nkuru twigire ahubwo kuki uri kuntinza kunjyana kwafata ku mavuta. Oya naho turagiye, ariko ntabwo twagiye tutaraca ku yindi nkuru. Twagiye kubona mu YouTube mugenzi wacu bita Munyenga wo Murungi Sabe. Yego abateretse umwana bita Hani kuri kamera. Yego karakana kari kanarebwe we. Oya Hani ni umusitari kuri TikTok, sinzi ni mu gihe umukurikiye. Arabyina. Hari na mama we nabe yabaye Miss MTN. Yego 2011. Urumva na abasitari babiri. Miss MTN umuhuje n'umwana we, nawe ni umutiktoka, bose urumva ko ari abasitari babiri. Yego tugiye kubona tubona rero umuyobozi w'urwego rw'igihugu rushinzwe imiyoborere RGB yikojeje kuri Twitter. Yego aranditse ati ibi bintu ntago bibaho, ni gute mufata umwana nk'uyu ukiri munsi ugifite imyaka utaragize imyaka y'ubukure mukamubaza ibibazo nk'ibi. Hawe nk'ubusesenguzi bwawe, nawe uri YouTuber mugenzi wa Sabe. Yego ubona ibi bintu bikwiye ko umu-YouTuber mugenzi wawe yazana umwana akamwicaza imbere ya kamera akamubaza ibibazo nka biriya? Mu gihe umuryango we nuvuga ngo uriya mwana ntifatira umwanzuro, mu gihe ababyeyi be rero babyemera, mbona nta kosa ririmo. Keretse yafatiranye uriya mwana ababyeyi be akamuzana wenyine. Yego akamuzana wenyine ababyeyi be batabizi. Kandi mu kiganiro nubwo cyanavuyeho yari ari kumwe na mama we. Yego rero numva ko so wenda amategeko aho bari kurengera umutubo mugenzi wawe. Oya nawe rwose urumva igihe ari cyo ni kimwe. Niba baravuze ko abana batemerewe kujya kuri social media, ikosa rya mbere ndayakoze no kuzana umwana kuri social media. Ariko impamvu nanone bitakabaye ikosa abareberera inyungu wa mwana, abamutekerereza, ubwo ndi kuvuga ababyeyi nuko bari aribo bizaniye uwo mwana. Ahubwo nk'ikibazo cyo kumubaza wenda ngo Nyambo akundana na Titi, uriya mwana ni manager wabo. Oya already arimo nk'ikibazo cyabajijwe kitari gikwiriye kubazwa. Urugero ngo ese Nyambo na Titi barakundana? Nese ubu tuvugishije ukuri Sabe ko nawe tukwizera uzi no kubaza, urajya kubaza uriya mwana ngo Nyambo na Titi barakundana, urabona Titi cyangwa Nyambo yagenda akaganira n'uriya mwana? Ariko mbije kunahise bisubiza nyine urareba yagenda akagana akavuga ati buriya rero Nyambo ntabwo dukundana. Icyo kiganiro wumva nyine cyavaye. Nese wenda uriya mwana ashaka kubaza ese ukundana na Titi, agahita avuga ati wowe wenda uriya mwana akaba yabaza Nyambo utukundana na Titi, Nyambo akavuga ati hoye cyangwa yego. Ariko niba ajya kudiscuss none kugira isa asubiza ngo Nyambo afite umushere wo mu diaspora na Titi akagira umushere wo mu diaspora, yumvise kuko ntabwo bira bintu yaba bakicara ngo babi. Nawe uvugisha ukuri, ufite imyaka ingahe? Yewe yego mfite imyaka myinshi. Njya mbona mwanga kuvuga imyaka yanyu. Mugize nk'imyaka wenda tuvuga ufite 25 niyo guhaye, sibyo? Wagenda ukagana n'umwana w'imyaka 13 ibya sheri wawe. 13 mbanza ro hanina ni yafite, mbanza afite nka 11 sinzi imyaka ye. Wagenda ukagana n'umwana w'imyaka 11 12 ibya sheri wawe, mukagenda mukicarana hamwe kuri tebe imwe niyo mwa muri gusangira akaji, ukamubwira ati buriya sheri wanjye n'uyu gutya na gutya, ibyo wagera ukabimuganiriza. Menya yuko rero na Nyambo atabiganira na Hani na sitwa ni kakana. Yego menya ko na Titi atagenda ngaganira na Hani ngo uriya sheri wanjye ajye kuma discussion kubijyanye n'iki na sheri we. Igihari uriya mwana ashaka kumva babivuga nkuko tubibona kuri social media, akagenda kuko ari inshuti nabo, akagenda akabaza Titi ese ukundana na Nyambo? Igisubizo Titi yamuha ni kimwe rero, oya cyangwa se yego. Ntabwo ajya kumusobanurira ati wapi nago dukundana, mfite sheri aba hanze gutya na gutya. Oya ntabwo ibyo bintu bya nawe nyine bishyire mu nyurabwenge zawe. None nawe ubwawe wavuze kutagana n'umwana w'imyaka 11 ngo ujye kumuha ibisobanuro nyine twaganira. Icyo mwaganira yaza akakubaza ese
uri sheri wa Vanessa ni urugero icyo wamukora wamubwira yego cyangwa oya anongera akakubaza ati ese ko bavuga ko waba ukundana nawe ugahita uvuga ati oya barabeshya cyangwa yego nibyo ariko discussion zo kujya kuvuga ati sheri wanjye n'uyu atoya byo ntabwo byaba bivuze kuri ya mwana yari afite mu mutwe yari defense arasubiza ndetse nk'umwana ufite wabonye ko ari n'umunyabwenge nigera kuri iki kiganiro cyose wabonye ko ari n'umunyabwenge ni umwana ikibazo cyose wabaza atabura igisubizo gisubiza kandi afite IQ iri hejuru ku buryo ikibazo cyose wamubaza yaba akizi yaba atakizi ntiyabura ibyo gusubiza ni nk'uriya mwana wa Jay Polly nawe wabonye ko IQ yiwe iri hejuru nibyo ngira ngo tujyeho yego kuki abandi ba YouTuber bakoresha abana ntibakurikiranwe ariko uyu Murungi Sabe we yakoresha abana agakurikiranwa banza umenye ko Sabe afite imbaga nyamwinshi kurikirwa n'abarenga miliyoni kuri YouTube ntabwo viewership yiwe ingana na viewership yande ya wenda yacu reka tuvuge gutyo ntabwo bingana abakurikirana bamukurikirana ntabwo bingana ninkora icyaha mfite ndebwa n'abantu 10 Sabe urebwe n'ibihumbi 100 ari bazakurikirana ngiye gukora icyaha mu mategeko nawe bakwiriye kugukurikirana none kuki yago azana umwana wa Jay Polly ataruza imyaka y'ubukure ikiganiro kikagumaho ntihagire n'umuntu amubaza ibyo gukundana Emirene amubaza na Beni yego akaza akigisha ijambo ry'Imana nakurikiranwe yego ariko Murungi Sabe yazana hani agakurikiranwa n'ukubera iki ndashaka kukubaza amubaza ibyo gukundana nuvuga ngo niba warakuri iki kiganiro cyangwa nawe uri kubaza utaragikurikiye mu kiganiro ukuntu byari bimeze Sabe yabazaga uriya mwana ibibazo bikomeye ibibazo byamucarenjinga mu mutwe ariko Beni araza akavuga ati ndabizi akagisha ijambo ry'Imana akavuga ibintu nk'ibyo nyine byerekeye inzira ya Gikristo sibyo ariko ntagire namubaza ngo aba naba barakundana yego siko byakuranya mubaza ngo banaryamana iyaba bizi kandi uriya mwana bitewe n'ukuntu afite IQ iri hejuru ntiyari no kubuza icyo asubiza ntabwo yari kukibura tukiva kuri iyi ngingo urabona urwego rw'igihugu rushinzwe imiyoborere RGB byari bikwiye ko rwaza muri ibi bintu bya YouTube cyangwa habayeho kwivanga ntabwo ari ukwivanga si akazi kayo se nta kazi kabo ntabwo ari ukwivanga ahubwo bagakwiriye gufata umwanya buri YouTube yose ahubwo bakayireba impamvu ahubwo byese bigira kwa Sabe byese bigira iriya impact imeze kuriya bikaza no gutuma ikora ikiganiro nuko nyine Sabe akurikirwa cyane nuvuga ngo ikintu Sabe yakora kuri YouTube byoroshye guhita kigera ahariho hose kurusha ikintu channel yawe yakora kuko nyine byasaba kujya ko bakatuduce tukajya handi ariko Sabe already baba baranakoze subscribe nabo bayobozi ushaka ko cyane baba barakoze subscribe kuko umuyobozi w'urwego rw'igihugu Sabe niba hostinga murangira hostinga already ko bisobanura yuko n'ubundi abayobozi benshi banakozeho subscribe kuko ntago ya hostinga murangira ngo ikiganiro ntikirebwe n'abayobozi birashoboka se ubwo biragoye hari abavuga bati RGB ntago warukwiye kuza muri ibi bintu yashakira umugati RGB ni iki mu rwego rw'igihugu rushinzwe imiyoborere none iyo miyoborere Sabe ntarimo mu bayobora arimo ariko bakavuga ati mu miyoborere hanini arimo none ariko bakavuga ati aka ni akantu gato hari ibyaha bikomeye mwakwiye kwitaho none se cyo si icyaha erega banza umenye ko ari gufata biriya bintu hani nubwo nanone wenda mvuga ati sikosa ko yari kumwe n'ababyeyi be menya ko biriya bintu ari challenge kuko ashobora kwitekereza agasanga yari amaze gukura agasanga ntago yarakwiye kujya kuri YouTube kuko uyu muyobozi yaranitse ngo yagiye kuri Twitter anika ngo this is very disturbing yego uyu mwana ababyeyi batanze uruhushya rwo gushyira amashusho ye hanze yego bararutanze ko bari kumwe niko yabazaga yego uyu munyamakuru se kuki ari kubaza ibintu umwana nyine ikosa hano riri nanone ikibazo cya kabiri yabajivuga yego exploitation of children for like and views need to be stopped nyine dore ikibazo ntago ari uko yakoresheje hani ahubwo yamubajije ibibazo birenze imitekerereze ye
kuko nawe biriya bibazo yagakwiye kuba ari kubibaza umuntu w'imyaka 25, umuntu w'imyaka 30. Ngiye ahubwo na biriya birenze ubwenge bwanjye. Hejuru y'imyaka 18 biriya bibazo birenze, uziko biriya bibazo naba bakujyanye kwa Sabe bakabikubaza, uriya mwana yakusha gusubiza neza nta didimanga buko. ni icyo bamubajije rero, icyo yazize nuko yamubajije ibibazo bikomeye, Birenze naho kuvuga ngo bamukoresheje ntabwo ibyo ari ikibazo, kuko impamvu bidagomba kuba ikibazo ni iyihe rero? Yari kumwe n'ababyeyi kandi nibo bamureberera inyungu nyine, nibo bamufatira imyanzuro, kuko ntabwo ntekereza ko Sabe yahamagaye Hani ngo ndashaka ko dukora ikiganiro, no, yahamagaye ababyeyi be, yahamagaye mama we, aramubwira ati Kahani nikaza twakora ikiganiro se? Yego. Nkeka ko ariyo byaba na kiri, ibyo bintu rwose bibe kiriya, tureke kugira bibe kiriya, ahubwo reka nkwereke kuki udashaka kunjyana kwa Yago ngo tumuvuge turangize. Azi kujya ushaka kujya kwa Yago cyane. Erega Yago ubu ngubu niwe muntu uri kugaburira YouTube. Icyo ni icyambere. Icya kabiri, umuntu utari kuvuga kuri Yago ntarebwa. Twigire kuri Big Energy ufite imbaraga, ariko hari ikintu kiza bamukoreye. Ni iki rero? Buriya baravuga ngo amahirwe ngo niba ari iki ngo siyo y'intuza, sinzi ukuntu bajya babica, amahirwe y'ihene siyo y'intama. Abantu bavuze Yago bazi ko bari kumurangiza. Ndakubwiza ukuri 100%. Urukumva iyo Yago ataza kujya agwanywa n'abari abantu ngo bamuvugeho, ntabwo YouTube channel yari kuzongera kurebwa nk'uko irebwa. Ni ukuri kw'Imana. Nyiri babikoze bazi ko bari kumurangiza, kumbe bari kumwubaka. None se Yago atari yagirana ibibazo n'abantu benshi, yarakigera 50,000 bya views, ntabwo yagiraga 30. ubwo nawe uri mu Big Energy nako. Oya, ntabwo ndeba ukuri, ntabwo yagiraga 30,000. Uramushyigikiye kaza akandagaza buri muntu wari we wese. Hari uwo yandagaza ataramwandagaje. Mbwira umuntu aza akavuga Yago yari yakora content akaza akavuga ku muntu tugavuze kuri Pacifique cyavuze kuri Clever ntaramuvuze. Nyine ibyo bintu hari ubizi ko hari uwo yari yavuga ataramuvuzeho, akaza kayimba gatavuga ati ngiye mvuze kuri Theo cyangwa se mvuze kuri Henry ataramuvuzeho. Ahubwo hari ikindi kintu cyavutsemo aha hantu bari kuvuga ngo umuntu wese ushaka kuzamuka ari gushaka kuzamukira ku izina Yago. None se sibyo nakubwiraga nyine, umuntu utari kuvuga Yago ko atari gucuruza. Kuko uyu Sengabo Jean Bosco fata ku mavuta, yego, yazanye podcast ayita fata ku mavuta clips, yego, aravuga ati podcast nzanye atavuze Yago yarebwa nani navuga Yago reka nze nkubwire iri burebwe, reka nze nkubwire nangira iri hano podcast yendi rwose ndayizi. Fata ku mavuta clips, kanze fata ku mavuta clips, akaba yigira inama akavuga ati wetse dore ngiye atari yavuga koze cyane. Atari nuvuga ngo ari kugira views zingahe rero Sengabo? Yego, buretse nze mbikubarira. Ni ukuvuga ngo ikiganiro yavuze kuri Yago, urukumva gifite ibihumbi, urukumva 10 mu munsi umwe. Ibyo bintu banzu bimenye. Icyo yavuze kuri ba Debene, operation ya ba Debene, urukumva gifite ibihumbi 19 mu minsi 4. Bivuze ko iki cya Yago nitujya mu mibare, bivuze ko iki cya Yago nitujya mu mibare kiraza kuba kirengeje ibihumbi 10 mu minsi ngahe, mu minsi ibihumbi 40. Nuvuga ngo niba cyagize ibihumbi 10 mu munsi umwe, mu mibare dushyize ku mpuzandengo kizaba gifite ibihumbi 40 mu minsi 4. Urumva rero ko ari gucuruza, kumuvugaho no gucuruza. Ntabwo nese ubundi fata ku mavuta atavuze kuri Yago yacuruza ati ngombwa rero natwe dushaka kuzamuka tuvuge Yago tuvuge nabi. Ari umuntu utari kuvuga kuri Yago, natwe rero tumuvugeho niba ari uko. Ari umuntu utari kuvuga kuri Yago ngombwira aba YouTube bose content izabaye Yago. Erega ararebwa. Big Energy ni benshi bakeneye kureba ngo uzi impamvu Yago abantu bari kumuvuga bose akarebwa se. Nuvuga ngo YouTube Yago afite team y'aba Big Energy imurebera abari kumuvuga, ariko ngo mu ndirimbo ngo za Diamond ngo n'aba Big Energy ngo bari Big Energy ngo bari kujya buri nukuvuga ngo buri ndirimbo yose, buri kiganiro yaba indirimbo yaba iki uri kuza ugahita ubona Big Energy n'agastika k'umuriro nyine ka fire. Yego, kakarango kakura none se ugira ngo biriya bintu ngenda byanze ndabikunze. Kakano nakazi. Yego, ngo get to youth. Rero nuvuga ngo impamvu afite abantu bamurebera kandi nanjye biriya bintu ndabyemera. Nese ubundi iyo badahaguruka
ngo bishyire hamwe yago ntabwo yari yararenganye. none se kuki yago kuki ashwana n'abantu bose ni ukubera iki? ashwanye na Godfather, ashwanye na Dekati, ashwanye na Jihadi, ashwanye na Brian, ashwanye na Sabe, ashwanye na Irene, ashwanye na none ubu bifuro ntigezweho turiho natwe turi gusesengura. Yego niyafata ku mavuta. Fata ku mavuta nta bifu bafitanye, fata ku mavuta nyine bifu irahari ariko fata ku mavuta kuvuga kuri yago no kugira ngo arebwe. Ntabwo byari bikwiriye kuba bifu, atamuvuze zose yari kurebwa gute. Kuko Lady fata ku mavuta yagiye agarura ibintu bya 2014. Yego uyu bita Yago agikora kuri Goodreach. Yego avuga uburyo ki Yago yari umufana wafata ku mavuta from since day one, kuva ku munsi wa mbere. Ese gufana umuntu ni ikibazo? Nanjye ndi umufana wa Yago. Uyu fata ku mavuta yagiye kuri Instagram. Ndi umufana wa fata ku mavuta. Uri umufana wande? Ndi umufana wa Yago, ndi umufana wa fata ku mavuta, ndi umufana wa showbiz muri rusange. Yego kuba wafana umuntu ndetse nagushaka gufana umuntu kandi umurusha. Yego kuko uyu fata ku mavuta yagiye arandika ngo watangiye itangazamakuru mu gihe nge nari ngeze kuri level yo gukora igitangazamakuru cyita fata ku mavuta .rw. Yego umwe ari gutangira itangazamakuru, undi already yari afite igitangazamakuru. Ariko ibyo ntabwo uretse nkubaze nk'ikibazo kimwe. Ndaje dusome nibi bintu 10 ni 10 ifata ni 10 ifata yavuze ubundi tunasoza. Kugera mu isoko mbere niko guhaha. Ego oya ntago ariko guhaha. Kandi ikindi bakavuga ngo utinda mu nyama ugakira imifuka. Reka nkubaze arifata ku mavuta na Yago ninde munyamakuru w'umuhanga muri abo babiri mu mboni za ninde w'umuhanga? Ni bose. Hita mu ninde w'umuhanga? Ya bro ngende umunyamakuru mbagomba kujya hagati na hagati. Nta muntu none se ngende iki? Wowe uri umusesenguzi. Ninde w'umuhanga? Wowe kuri wowe arifata ku mavuta na Yago ninde munyamakuru? None eka nkwereke niba Yago fata ku mavuta yarafite ikinyamakuru cyitwa fata ku mavuta .rw. Yago ari gutangira itangazamakuru kuri Goodreach. Afite ikiganiro cyitwa tubasuhuze. Yego nika nkubaza ninde ufite viewership nyinshi tujye kuri Instagram ninde ukurikirwa n'abantu benshi? Kuko uyu Senga wa Jambosko akurikirwa n'ibihumbi 193. Yagakurikirwa na bingahe? Magana Yago Pondati umwana w'itabagwe agakurikirwa n'ibihumbi 455. Bisobanukira abantu 11 gusa. YouTube ikurikirwa n'abantu 600. Yafata ku mavuta ikurikirwa n'abangahe? Aka kanya uramutse ushinzwe ikinyamakuru urkumva cyangwa se igitangazamakuru bavuga ngo hagati ya Yago na Sabe nako hagati ya Yago na fata ku mavuta ugiye guhumumwa akazi wagahana. Byaterwa na content ichaka iyari yo yose. Byaterwa na content okay no content yo hosting abantu kuko akanya niyo tugiye kureba content yo hosting abantu kuko nicyo bahuriyeho. None se nshaka content fata ntabwo ya hostingaga abantu kufashe cyangwa content ya operations. None tugira ngo operation Yago nukazi yobewe kuki ari kuzibona ku bamuvuze se? Erega harimo abantu badakunda kwiteranya. None se Yago yitabye mu kwitaba RIB urumva yarayitabye. Wigeze ubona agenda azira ngo yavuze ku bantu nka kuri afata ku mavuta yitabaga yazize operation yakoze? Yago yitabaga RIB wenda ku kibazo yagiranye n'umuntu ariko ntabwo yigeraga yitaba RIB kuko yavuze ngo Pacifique gutya na gutya ngo yararahana na sambana. No uyu Senga wa Jambosko akomeza abwira Yago amwibutsa ati ibukuza kundirira Ziniya aho CFM yakoreraga. Yego contact umbwira ngo nzakuba barenze kuri TV yari nyuma muri icyo gihe ngo ni nkukinira nkaza mu kiganiro cyawe bizatuma n'abandi ba star bakizamo ntarabigukoreye ndazi. None se ni ugufashanya erega ntashaka uyu Yago yaje kuri CFM aririra fata ku mavuta aramubwira ngo yego mbabarira uzaze mu kiganiro cyanjye nuza mu kiganiro cyanjye n'abandi ba star zarangira baje. Yego none aramwihindutse aka kanya niwe kure kurohorokete. Ngiye kubaza ikibazo kimwe kuba yaragiye akamuririra guze mu kiganiro cyanjye kizatuma abantu baza nuko icyo gihe fata ku mavuta yarushaga izina Yago ariko aka kanya nagufata ku mavuta arusha izina Yago. Nese Yago yagiye kuri Radio Disc kubera afata ku mavuta cyangwa yagiye kuri Radio Disc akoze ikizami kuko babona ubuhanga bwe? Babonye ubuhanga bwe. None se nyine erega none se aka kanya
ninde mu YouTuber utifuza guhostinga Bruce Melody? nta n'umwe nanjye ndabyifuza kubera iki ararebwa urikumva none se kuba Bruce Melody wenda umuntu yamwifuza akamuhostinga urikumva bivanyeho yuko umuntu ashobora kumuhostinga akarebwa cyane kuko wenda anaganira neza ariko harimo nese nta muhanzi mu Rwanda usha Bruce Melody kuririmba ntawe barahari barahari n'ugace ku ruhande barahari ariko impamvu acuruza Bruce Melody waraganira arasetsa yego azi kwibranding niyo mpamvu abantu bese babifuza ko babana mu hosting si byo se rero ntago ba hostinga kubwo kuvuga ngo azi kuririmba ngo newe wa mbere uzi kuririmba ahubwo nuko azi kwibranding azi gucuruza azi kuvuga araganira nyine we ntago ushobora gukoresha ikiganiro Bruce Melody ngo nikirebe niyo yabaca no wayifunguye ako kanya arebwa tugwena kuri izi ngingo 10 wo bita fata ku mavuta umuhungu mu Gitega tuzicamo twihuta yego uyu Nyarwaya Innocent n'umwana w'itabagwe yakoze indirimbo yitwa ayita Suwejo yego ayise Suwejo ni indirimbo yabaye hit pe yego none Usengabo Jean Bosco yaje nandika ngo niba utari uwejo twebwe waje usanga turabaryare cyo ni kibazo cyambere amubajije yego tubaze dutekereze kuri ukano ye kumubaza cyura kumubaza tubaze dutekereze kuri ukano ye kumubaza cyura kumubaza bro turashoje rero wowe nkawe ku giti cyawe nkawe uri mu YouTube narindi kureba post ya fata ku mavuta iyo ni indi ngingo tuzaganiraho butaha yego ari kuvuga muri cya kiganiro yagiyemo cyandasuza cyakorwaga na Yego Pondat kuri Goodrich TV kigiye yari gikorera za Kacyiru byanga byakunda ariko bikorera imihando yiharambyemo ikorera Mateus muri etage ya 3 amaye yego ikorera rwose Goodrich TV igaragara ku isheni y'J111 mukagira tubwira n'abanyamakuru bayikorera yego bose ndabazi rero kuba yaramusabye ikiganiro nuko yamurushaga izina kana nubwo fata ku mavuta yagakwiriye kubyitwaza akurika tuzabiganiro neza tuzabiganiro ejo tubisesengura hano hari ingingo 10 tuzasesengura neza yego turarikira abantu gukurikira nejo bakazaba badukurikira zino ngingo ejo kabisa tuzasesengura ejo turasoje rero ni iki twasoza kuvugaho turangiza ikiganiro kujya bafata umwanya bagasenga kuba Uwiteka nibwo bwenge kandi tubabwira ko abadukurikiye batazahomba pe yego ntabwo bazahomba shimire we twatangiranye tukagegerana no ku musozo shimire nanone wowe ukunda DGTV rwa ngende Clever narindi kumwe n'umuhungu wabo Pacifique Shalom Astra Vista.